gusuje wowe ukurikiranye Fofo TV show. Uyu munsi yaje kwereka ukuntu watega igitenge ukabuberewe. Hari ibintu mubona abantu batega ukavuga ati se biriya ni gute nanjye nabitega. Hari abantu benshi babyifuza ariko Fofo ndahari ku bwanyu. Nababwiye ko mwebwe muri biro mwebwe mutabona umwanya wo kureba modeli, ndahari kujya nzibarebere namwe mujye mukurikirana Fofo TV show kugira ngo mujye muzireba kandi muzigane muzisubiremo neza, mujye mu kazi kanyu muberewe cyase mu birori. Turafata igitenge, uko igitenge cyacu kingana, tugiye kukizingamo kenshi, sibyo? Zinzemo rimwe, ndongera bwa kabiri, ndimo kukizinga ko n'umwe ndi kwifasha. Wowe ufite undi muntu wagufasha wakizinga vuba vuba, urongera ukazinga. Nkugiterera ku rutugu. Shaka ko kuri Fofo TV tujya dusirimuka n'umuntu uyikurikirana agasirimuka pe. Kuko mpari ku bwanyu inshuti zanjye, tukiga kuba abasirimu, tukiga kuba abasirimu rwose pe. Uri kubona ko aho ngeze nsinga cya gitenge. Ndagerageza kubereka modeli ebyiri kubera ko imwe ishobora kunanira ariko indi ukaba wayigira gute wayishobora. Reka akangaka duse nk'ugakaraga. Urabona ko nyuranyishemo kabiri, bizera ko wabirebaga. Iki ngiki urahita ukigira gutya, noneho utebeze. Tebeze hose. Ni intego pe nziza wajyana ahantu aho ariho hose. Iki ngiki tugiye kukigira gutya, tugisapfure. Mara ari kukibona. Twongere gutya. Nk'abakigira gutya. Banza urebe hano ndi kukigira. Ndakizana nacyo ntebeze hano. Iki ngiki ndagifata nkitebeze.
my god, gutega inshuti zanjye, gutega birafuna ariko biba byiza ku mubyeyi pe. Umubyeyi iyo yateze abagize gute aba asa neza pe. Turagitunganya ntago wagenda kimeze gutya like this. No, don't say like this. Waba ushaka ugakuramo amatwi. Wow, uriko nabona ari byiza, ni byiza pe. Iyi ni intego yacu ya mbere. Andika muri komenti utubwire kuntu ubibonye kuri abantu bavugaga ngo ni gute umuntu yatega adasize umusatsi. Uri kubona iyi ntego nteze kubona atari nziza, ntago nsize umusatsi. Urabona ko umusatsi wose nawugize gute nawuhishe, kandi ko urabona ko wafata isakoshi yawe, wafata urukweto rwawe rwiza ukarwambara ukagenda uri gusa neza. Mwandike muri komenti iyi ni intego ya mbere mweretse, reka nkwereke n'indi ntego ya kabiri. Reka ntihambure cyose. Wow. Okay. Indi ntego ya kangahe? Ya kabiri watega kandi ukaba usirimutse pe. Kubona kuntu ukizinze. Urafata ikino gitenge cyawe, urabona kuntu nkizinze. Noneho ukizane kigire gutya. Urabibonye intego yoroshye, iri simple cyane. Ndafata iki ngende nkigobeka muri iki. Noneho nindangiza ndahita mfata iki gitenge cyane. Uri kubona ndagifata ngenda nkigirana nsa nk'ukizanamo front. Noneho ndahita nkajyana inyuma, n'aka ngaka kajyana inyuma. Noneho ndahita nkafata kazirikeho gato, kagire gute kazirike numve ko bikomeye. Ndangiza nze ntunganye hano imbere. Ukeneye gutunganya ukagenda ibintu uteze wumva ko bimeze neza kandi bigize gute bikomeye. Izi ntego hari igihe wabonaga abantu bateze gutya ukibaza ati se ni gute umuntu yabigenje. Cyane tubizi kuba Nigeria, hano agatambaro imbere kagaragaye. Ako tubizi cyane kuba Nigeria, twebwe kera twajyaga tubona twibaza ati se bariya abantu bateze gute, ukibaza kuntu bateze bikakuyobera.
n'inyuma ugenda uhatunganya ku buryo haraba haryoshye sheri wanjye. Utwibazaga kuntu babaga babigenje bikatuyobera. Reka nkubwira ati nimba ubonye intego twateza ari nziza, kora like, uduhe subscribe nimba utarayikora, share na comment kugira ngo tuzajye dukomeza tubane no mu bindi biganiro bitandukanye. Mugira ibihe byiza, ndabakunda.